Of course, turi ku isi guys, ba witonze. Nuwo witaga umukunzi wawe. My friend is, bwira mugenzi wawe muri kumwe ngo turi ku isi. Ibuka ko gutandukana n'umuntu atari iherezo ry'ubuzima bwawe. Iri ni isomo rikomeye ariko rishobora kukugira umuntu ukomeye kurushaho. Komeza utere intambwe wikora utuntu twawe witurije. Mbese ugerageze ushake n'amafaranga. Igihe kizaba kimwe uhure n'uw'ibyifuzo byawe aza kwibagize bya bindi wahoze uvuga uti byambabarije umutima cyangwa se bya bindi byose byagukoze ku mutima. Tekereza kabiri kuko uwo mwakundanye ntabwo ari we wari ukugenewe. Impamvu cyangwa se ikintu kibikwemeza neza nuko iyo ari we wakugenewe ubu muba mukiri kumwe kugeza isaha. Ejo hawe cyangwa se ejo hazaza hashobora kuzaba heza kurushaho. Hashobora kuzaba aho ibyifuzo byawe kurusha uko ubitekereza uyu munsi. Turi ku isi hamwe nanjye BIGENDA mukuri kose vibes. Of course, turi ku isi guys, ba witonze.